ubwo rero bigeze mbona ari kurwaragurika, ngeze hano barambwira ko ari mu mirire mibi. Aba ni bamwe mu babyeyi bo mu karere ka Rubavu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka barwaje abana imirire mibi. Bakaba bavuga ko babiterwa n'uruhurirane rw'ibibazo bahura nabyo ndetse no kuba harakuweho amarero yo ku mupaka yabafashaga igihe bagiye gushakisha muri Kongo. Ubuzima bw'umuntu abayemo tuka tujya gushakisha, umuntu nabona umwanya wo kwita ku mwana bihagije. Harimo n'abagenda tugataha uko nta bushobozi twabonye. Umwana wanjye kugira ngo ajye mu mirire mibi njya muri Kongo. Ubwo rero bigeze mbona ari kurwaragurika, ngeze hano barambwira ko ari mu mirire mibi. Nako ntabwo umwana yonka uko byateganyijwe, ntabwo umwana abonera ibiryo igihe uko bikwiye, hari igihe abibona bikonje yagakwiye kubibona bishyushye. Kubona amaresepase y'abana biba bigoye. Mbere cyabaga irerero ry'abana, hari ababyeyi bafataga bakoza abana kabagaburira aza konsa umwana buri saha. Ngikorera muri Kongo numvaga nda kibazo mfite, nabaga nabonye ngizo mboga cyangwa se intoryi nazijyanayo ngacuruza, ngunguka habaye umuceri ngaza nahashe n'ibyo kurya ngaza ngatekera abana ngumva nda kibazo mfite. Iryo rero arahabaga, noneho wa mwana wawe wamusize ukaza ukamwonza, na mubyeyi wamusigiye bitewe n'uko abakuze akamwitaho, bitewe n'uko ryahavuye. Niyo mpamvu usanga abana benshi bari mu magwingira. Umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu, Ishimwe Pacifique, avuga ko ayo marerero abiri yari ku mupaka ahazwi nka Petite Barriere yagabanijwe. Icyambere ababyeyi ntabwo amarerero yahagaze, ahubwo mbere ya Covid hari amarerero menshi ku mupaka, ariko tugenda tuyagabanya. Ibyo ngibyo byaterwaga nuko no mu midugudu yari atarajyaho hagije, ariko kubera ko yamaze kwiyongera mu midugudu ntabwo bikiri ngombwa ko abana bose baza kuguma ku mupaka. Abo tureba cyane cyane ni wa mwana mutoya kuva nibura ku mezi 6 kugera ku myaka 2, kubera ko andi marerero atabakira yo mu midugudu. Uwo nguwo ni wa mwana uba ukeneye ko mama we yambuka, hanyuma akagaruka akamwonsa, akamuhindurira, akareba ko yariye. Abo ngabo nibo twashyiriyeho ririya rerero rindi risigaye, ariko abandi kuva ku myaka 3 basigara mu yandi marerero yo mu midugudu. Ku kibazo cy'umukene, uyu muyobozi wungirije w'aka karere avuga ko akenshi biterwa no kudahuriza hamwe kwita ku mibereho y'umuryango, kuko akenshi abagore bo muri aka karere ka Rubavu aribo bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, bikaba ari imbogamizi kuri aka karere. Twakoze amatsinda y'ababyeyi kuri buri centre de santé. Tumaze kugira amatsinda 67 kuri centre de santé 14. Ayo matsinda niyo dukurikirana umunsi ku munsi, tubaha ubushobozi ariko tunabigisha mu buryo buhoraho gutegura indyo yuzuye, ariko no kubereka uburyo bayibona bitabagoye. Ubu ngubu icyo dukora ni ukwereka abaturage icyo bakwiriye, uko bakwiriye kubikora, kubihuza no guhinga, bahingira amasoko, ariko n'umuryango bakumva ko umuryango ari wo wa mbere yo gushaka amafaranga. Ariko wajya gusanga ugasanga umwana we afite ikibazo cy'imirire mibi cyangwa se gwingira. Ku gipimo cy'igwingira kugeza ubu mu karere ka Rubavu mu cyumweru cyahariwe ubuzima bw'umwana n'umubyeyi giheruka cyari cyagaragaje ko bari ku kigero cya 25%. Kugeza ubu abagore bo mu karere ka Rubavu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka nk'imwe mu ntandaro ivuga ko itera imirire mibi bagera ku kigero cya 80%. Aka karere kakaba gafite amarerero 1345 harimo abana 40,505, harimo rimwe riri ku mupaka wa Petite Barriere ryakira abana bato. Emilienne Kayitesi, Isango Star, mu karere ka Rubavu.